Hari ibibazo rero byinshi bitandukanye bikomoka ku mbaraga z'abo bantu twita abarozi. Hari ubukene bushobora kuba ari ubukene bwa kirozi, umuryango ukaba urimo uraca mu bukene cyangwa warazinzwe uruzingo rw'ubukene, ariko ubwo bukene ari abarozi babuteje. Icyo ni icya mbere. Hari kubura urubyaro, kuba abantu babura urubyaro, umuntu akabura urubyaro agashaka umugabo ari umugore cyangwa se ari umugabo ntaba yabasha gutera inda, ariko ari abarozi bakoze icyo gikorwa, bakoze uwo muntu mbega baburutse inda yiwe ibyara. Hari Bibiliya ikongera ikavuga ngo ntihakagire umuntu ucisha umuhungu we mu muriro cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa se muri mwe ntihakabeho umurozi cyangwa uragurisha ibicu n'ibindi. Abo rero ni ibintu Imana yari yarabuje ibuza n'ababikora. Muzakurikirana kino kiganiro mumenye ngo nimutihana muzacirwa biteka, muzarimbuka. Nimudahindukira ngo muve muri ibyo bikorwa bya Satani muzarimbuka. Nyemera ngusuze ukurikiye Tsinda TV, nawe udukurikiye uri ahantu hatandukanye, haba mu Rwanda cyangwa se mahanga, hafi aha muri Afurika cyangwa hakurya y'amazi magari, tuguhaye ikaze ku biganiro byacu. Uyu nawo mwanya w'ubutumwa Imana yabashize ku mutima wa mushumba wacu. Reka mwakire nanamusuhuza. Muraho neza? Muraho neza mukozi w'Imana. Ya, natwe turabishimiye kandi twongeye gushima Imana ko tubasanze mukira amahoro. Imana ikibarinze. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ibaha umugisha kutwishimira. Natwe turabishimiye, twishimiye kutwakira kuri kamera za Tsinda TV, abakurikiranye Tsinda TV. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima wabambwe agapfa akazuka, abaherereye hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ndetse no muri iki gihugu bumva ikinyarwanda, abakunzi bacu, abakoze subscribe n'abandi batarayikora. Muzakurikirana iki kiganiro. Amahoro n'ubuntu bw'umwami Yesu bibe kuri mwe. Murakoze cyane. Ya, reka rero nguha umwanya usenge, nuko ugeze ubutumwa Imana yagushize ku mutima kuri rino torero rinini utari kubona ariko rigukurikiye, kandi Uwiteka abane namwe. Murakoze. Murakoze. Turagushimiye Data twese umukuru w'ibihe byose, Imana nyamana, wowe ukoresha twebwe kandi ugakoresha umwuka wacu. Turakwiyeguriye, turakwihaye kuri wa murimo waduhamagariye. Mu izina rya Yesu duhamagaye umwuka wawe uhishura ibihishwe, uyishura amayoberane, uhishura ibitarigeze byigwa mu mashuri ya hano mu isi. Umwuka wawe uhishura ibirenze ubwenge bw'iyi si. Umwuka wawe turamuhamagaye kugira ngo abe kuri twe, abashe guhugura, kwigisha, guhishurira bamwe mu badukurikirana ibikomeye bihishwe byawe by'ubwiru bw'ibikorerwa hano mu isi, mu buzima bwa hano mu isi, kugira ngo benshi barusheho kujijuka, benshi barusheho kumenya inkomoko y'ibibazo byabo, kandi barusheho no kumenya n'uburyo bwo kukwegera no gushaka mu maso hawe. Urakoze kuko uri Imana. Duhinduka akanwa kawe mu izina rya Yesu, uvugane n'ubwoko bwawe. Urakoze Yesu Kristo kubikoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, wowe udukurikiranye kuri kamera za Tsinda TV, Imana amahoro iguhe umugisha. Duheruka kuganira ku kiganiro cyangwa se kwigisha ku cyigisho cyari kijyanye n'ibihano by'abarozi, ibibazo bishobora kuba bikomoka ku bihano by'imbaraga z'abarozi, aho abarozi bashobora kuguteza ibibazo mu rwego rwo kuguhana, cyangwa se mu rwego rwo kugirira nabi, ariko mu ruhande rwabo bo bimva ko bari kuguhana. Iyo tuvuga rero abarozi, Bibiliya ibagarukaho ikagaragaza ko bariho. Turaza kwifashisha ibyanditswe turebe abarozi se koko kuva kera babayeho, ese Bibiliya ibavugaho iki? Noneho rero iyo tugarutse ku barozi, ni ukuvuga ngo abarozi ni abana b'abantu. Iyo tuvuga abana b'abantu ntabwo tuvuga umubiri w'umuntu, kuko umubiri w'umuntu dusobanura ko ari inzu nyirizina cyangwa se ubuturo bw'umuntu nyirizina. Umubiri w'umuntu ni inzu y'umuntu cyangwa ni ubuturo bw'aho atuye, ariko umuntu nyirizina we ku giti cye ni umwuka
umwuka w'ubugingo, uwo mwuka uturuka ku Mana, umubiri inkomoko yawo n'umukungugu hasi. So rero iyi Imana ishaka gukora hano mu isi biyisaba kugira ngo ikorane na wa mwuka w'umuntu, ari wo mwuka w'ubugingo, ariko wa mwuka w'ubugingo utuye mu mubiri. Na Satani rero mu mikorere ye, mu gukora kwe, bisaba kugira ngo yifashishe, kuko Satani nawe ni ikiremwa cy'umwuka kibarizwa mu isi y'umwuka, ntago gishobora gukora ubwacyo ngo kize mu isi bifite imibiri, kigira ibyo gikora kitifashishije umwana w'umuntu. Iyo tuvuga umwana w'umuntu ni umwuka w'umuntu rero, cyangwa se umwuka w'umuntu. Uwo mwuka w'umuntu niwo Satani afata akawukoresha imirimo y'ibikorwa bye bijyanye no kugira nabi, kuroga, kwica, kwiba no kurimbura. Rero tugiye kureba bamwe mu barozi. Rero hari abantu rero bibwira ko umurozi ari umubiri w'umuntu, ukaba wareba umuntu ukimagina ko ari umurozi. Natwe tukiri abana iyo mu byaro twajyaga tureba abakecuru bashaje basa nabi tukibwira ko ari abarozi, ariko siko bimeze. Umurozi, umusirimu, umuntu w'umusirimu ashobora kuba umurozi, umuntu wiza akajijuka ashobora kuba umurozi, umuyobozi mukuru ashobora kuba umurozi, umwana muto ashobora kuba umurozi, injijuke, abo twita injijuke zishobora kuba abarozi. Ntabwo rero umurozi ari umuntu usa nabi gusa, umuhanga, umunyabwenge, umuntu wiza kaminuza ashobora kuba umurozi, abayobozi b'ibihugu bitandukanye bashobora kuba abarozi. Nuvuga ngo umuntu uwo ari we wese yaba umurozi igihe yabihisemo. Rero umurozi turaza kureba eske abarozi bakora gute mu isi y'ibifite imibiri, ese Satani akoresha gute abo bantu bitwa abarozi. Abarozi rero nsobanura byihuse ubundi ni ingabo za Satani, ni abakozi ba Satani. Mu kiganiro cyahise twavuze ingabo za Satani twita abadayimoni cyangwa se imizimu cyangwa amagini. Aha rero tugiye kuvuga ku ngabo za Satani, abana b'abantu aribo twita abarozi. Murabizi ko ingabo, uko mikorere y'ingabo nuvuga ngo ni igisirikare kiba gishinzwe kurinda igihugu. Hari ingabo ziba zishinzwe kurinda imipaka y'igihugu, kurinda umutekano w'igihugu, kurinda abayobozi b'igihugu. Rero abarozi nabo baba mu byiciro. Hari abarozi rero b'ingabo za Satani bashinzwe guteza ibibazo, cyangwa Satani akoresha, yifashisha kugirira nabi imiryango, kugirira nabi umuntu, kugirira nabi ikiremwa muntu, cyangwa se umuntu ku giti cye. So tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana, aho turi buze kureba ko Bibiliya itwereka ko abarozi bariho. Iyo tuvuga abarozi, ijambo abarozi muri rusange riboneka muri Bibiliya inshuro 7. Buriya rero Bibiliya iyo ivuga ikintu kirenze inshuro 3 cyangwa kigera ku nshuro 3, nuvuga ngo icyo kintu kiba ari ukuri, kandi ari ukuri 100% kidashidikanywaho. Rero Bibiliya abarozi, ijambo abarozi urumva ko ni ijambo riri mu bwinshi. Abarozi muri Bibiliya rigaragara inshuro 7. Ariko wavuga noneho umurozi muri Bibiliya, ijambo umurozi urumva noneho abarozi ni inshuro 7 Bibiliya ibavugaho. Ariko noneho wavuga ku ijambo umurozi umwe mu buke rikaboneka ku inshuro 3 muri Bibiliya. So rero abarozi ntabwo umubiri w'umuntu uroga, haroga umwuka w'umuntu. Umwuka w'umuntu ari we muntu nyirizina, roho y'umuntu. Iyo niyo Satani akoresha, ni ukuvuga ngo amara kuyikoresha iyo roho y'umuntu ari we muntu nyakuri utuye mu mubiri. Iyo niyo ifatwa na Satani, niyo Satani akoresha bya bikorwa byo kugira nabi. Hari ibibazo rero byinshi bitandukanye bikomoka ku mbaraga zabo bantu twita abarozi. Hari ubukene bushobora kuba ari ubukene bwa kirozi, umuryango ukaba urimo uraca mu bukene cyangwa warazinzwe uruzingo rw'ubukene, ariko ubwo bukene ari abarozi babuteje. Icyo ni icya mbere. Hari kubura urubyaro, kuba abantu babura urubyaro, umuntu akabura urubyaro, agashaka umugabo, ari umugore cyangwa se ari umugabo, ntaba yabasha gutera inda, ariko ari abarozi bakoze icyo gikorwa, bakoze uwo muntu mbega baburutse inda yiwe ibyara. Hari ubwenge, kuba umwana yatakaza ubwenge mu ishuri akabura ubwenge, ubwo bwenge ari abarozi babumutwaye.
babumutwaye. Abo barozi ariko dusobanura iby'abarozi, abarozi ubundi imbaraga bakorana nazo ni imbaraga za Satani, bagakorana n'ibiremwa by'umwuka twita imizimu. Hafi ya bose hari abakorana n'imizimu, hariho n'abakorana n'amajini. So rero abarozi rero ni ingabo za Satani, bakorana nanone n'abapfumu. Buriya abapfumu bitwa abatambyi b'ubwami bw'umwijima, nibo bana ni ukuvuga ngo twabita nk'abapasiteri mu gice cya Satani, cyangwa se abatambyi mu gice cy'ubwami bw'umwijima. Tugiye gusoma rero bimwe mu byanditswe bitwereka ku bintu bijyanye n'abarozi cyangwa se n'umurozi. Bibiliya iravuga ngo kuva igice cya 22 Bibiliya iravuga ngo ntuzareke umurozikazi, ntuzareke abaho. Iva gutegekwa kwa 2 igice cya 10:18 hakavuga muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi. Imana rero kuko itifuzaga ko mu isi hagomba kubaho abantu nk'abo baba bari mu gice cya Satani, niyo mpamvu yari yarashyizeho itegeko mu Bisirayeli ikavuga ngo muri mwe ntihakaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro. Ibyo ni ibikorwa bijyanye no kumurikira abana ikuzimu, kumurikira abana Satani, cyangwa ukora iby'ubupfumu. Ubwo ukora iby'ubupfumu niyo ya mirimo ya Satani. Buri muntu wese ukora ubona wigaragaza kuri YouTube channel cyangwa se ahantu hatandukanye akigaragaza nk'umupfumu, ujye umenya ngo uwo ibikorwa akora ni ibya Satani, ni umukozi wa Satani. Imana rero yari yarabyamaganye ikavuga ngo muri mwe ntihakabe ukora iby'ubupfumu cyangwa uragurisha ibicu. Abo ni babandi baragura akaba yakubwira ibizakubaho ariko atabibwiwe n'umwuka w'Imana, ahubwo ari izo mbaraga z'ubupfumu akoresha arizo za Satani. Cyangwa umupfumu ngo cyangwa iki umurozi. Bibiliya rero iratubuza cyangwa Imana ibuza ko abantu, imiryango cyangwa se igihugu kitagomba kubamo umurozi. Nahumu igice cya 3 umurongo wa 4 naho hakavuga ngo ibyo byose byatewe n'ubusambanyi bukabije bwa maraya wakundwaga, umurozikazi w'umuhanga ugura amoko ubusambanyi bwe akagurisha imiryango uburozi bwe. Tuzagaruka mu cyigisho ubutaha kivuga uburyo abarozi bashobora kugurisha, ukaba uri hano mu isi ifite imibiri waragurishijwe utabizi, none ukaba urimo uraca mu bibazo bitandukanye binyuranye ariko waragurishijwe n'abana n'abarozi. None kuko bakugurishije ukaba uri mu buretwa bw'izo mbaraga z'abarozi aribo bakujengereje. So aka kanya rero Bibiliya itweretse yuko itweretse ko yemera ko abarozi babaho. Ariyo mpamvu Imana yari yakumiriye Abisirayeli ikavuga ngo muri mwe ni muzemere ko umurozikazi abaho. Impamvu Imana yari yavuze ngo umurozikazi ntakabeho nuko bateza ibibazo abana b'abantu, n'abagome, nta mpuhwe bagira, nta mbabazi bagirira imiryango. Umurozi rero Bibiliya ivuga yuko atakagombye kubaho. Rimwe mu bikorwa rero turi buze kugaragaza, turaza kugaragaza bimwe mu bikorwa bikorwa n'abarozi cyangwa bimwe mu bibazo. Ese birashoboka koko umurozi ashobora kukuroga uburwayi? Birashoboka ko ashobora kuguteza indwara, ashobora kuguteza ubukene, ashobora kuguteza amakiri guteza iki? Birashoboka 100%. Birashoboka ko umurozi yagutwara ubwenge, birashoboka ko umurozi yafungura ubyaro rwawe, birashoboka. Ariko abo barozi ntabwo baba bakora kubw'imbaraga zabo. Abarozi bakora kubw'imbaraga baba barahawe na Satani, arizo usanga ari imbaraga z'imizimu y'imiryango, usanga ziba ziri karande. Twasobanuye umuzimu icyo ari cyo mu kiganiro cyatambutse. Tuvuga yuko iyo umuntu avutse mu buryo bw'umubiri, iyo ubyaye wowe, iyo havutse umwana hano mu isi, havuka idayimoni. Hari marayika w'umwijima uzamuka ariwe dayimoni uri mu ishusho ya wa mwana uvutse neza. Uko wa mwana agenda akura cyangwa wa muntu agenda akura, rya dayimoni rigenda rikura rikigana ijwi rya wa muntu, iyi kamere ya wa muntu. Noneho wa muntu iyo yapfuye agapfa akava muri uyu mubiri, uwo nguwo
niwo abakera bajyaga baterekerera bakavuga ngo reka duterekerere umukurambere, bagaterekerera uwo mukurambere wapfuye kera bazi ko ari wa muntu, kuko bizeraga ko abapfuye bashobora kuzamuka bakabafasha mu bibazo muri ubuzima bwa hano mu isi, bakabafasha nko mu buryo bwo gushyingira, mu buryo se bw'ubworozi bwabo, inka ntiziramburure, inka zikororoka, abahinga bakeza, abashaka gutera imbere bakaba batera imbere bitewe nuko baterekereye abakurambere. Abo bakurambere rero mu by'ukuri ntabwo mu mwuka ntabwo baba ari bo, iriya mizi izamuka mujya mubibona kuri bari ku bapfumu original nyakuri, ashobora guhamagara umuzimu akavugana nawo, nubwo bamwe hariho abakora amajwi bakesikoroka ntibiba ari byo, ariko hari abashobora kubikora bya nyabyo. Umuzimu rero ni dayimoni, ni umuzimu w'umuntu, ntabwo aba ari umuntu nyirizina, ahubwo ni rya dayimoni ryigira wa muntu rigatangira kuvuga, none icyo nicyo twita umuzimu. Uwo muzimu rero nuvuga ngo abariho kano kanya bambaye umurabo twita abarozi, we ahamagara umuzimu, wa muzimu kamuha imbaraga zo gukora bya bindi. Imbaraga bakorana nabo ni imbaraga za Satani. Twavuze rero yuko mu kiganiro cyahise ko twebwe abizera dukorana n'imbaraga z'umwami Yesu Kristo, dukorana n'imbaraga z'umwami Yesu Kristo izo twarazwe, kuko Yesu yaravuze ngo ni byiza ko njya kwa data, kuko ninajya kwa data ntabwo muzabona ibyasezeranijwe. Avuga ayo magambo, ibyo byasezeranijwe byari imbaraga z'umwuka wera zagombaga kumanukira bamwizeye. Izo mbaraga z'umwuka wera zishobora rero gukora ibikomeye cyane n'ibitangaza bikomeye. Izo mbaraga z'umwuka wera zishobora gukiza indwara, zirukana abadayimoni, zirukana iyo mizimu, zirukana imyuka mibi, zibohora abantu. Umuntu wazakiriye, twebwe abakozi b'Imana bazakiriye, tuzikorera muri twe, zibasha gukora ibikomeye, zibasha gukora ibitangaza. Izo rero ni imbaraga ndengakamere ziruta iza gipfumu, ziruta iza kirozi. Rero izi za kirozi rero kuva kera kose zabayeho, niyo mpamvu twabonye Bibiliya ivuga ngo umurozikazi ntimukamureke abaho. Bibiliya ikongera ikavuga ngo ntihakagire umuntu ucisha umuhungu we mu muriro cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa se muri mwe ntihakabeho umurozi cyangwa uragurisha ibicu n'ibindi n'ibindi. Abo rero ni ibintu Imana yari yarabuje ibuza n'ababikora. Muzakurikirana kino kiganiro mumenye ngo nimutihana muzacirwa biteka, muzarimbuka. Nimudahindukira ngo muve muri ibyo bikorwa bya Satani, muzarimbuka. Tugaruke mu ijambo ry'Imana rero, tugaruke mu ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva. Turaza kureba noneho sasa igikorwa cya kirozi cyakozwe, igikorwa cya kirozi cyakozwe. Tubone ko no kuva kera kose hari abarozi babashaga gukora ibyo bakora. Mu ijambo ry'Imana riratwigisha, ritwereka ibintu byinshi. Tugiye gusoma mu gitabo cyitwa Kuva igice cya 7 n'umurongo waho wa 11. Kuva igice cya 7 n'umurongo waho wa 11, ariko tutaragira aho ngaho reka turebe duhere ku murongo wa 6. Ni igihe Mose Imana yari imutumye kwa Farawo kugira ngo Farawo arekure ubwoko bw'Imana. Imana ituma Mose, imutuma kwa Farawo, iramuga ngo genda ubwire ubwire Farawo arekure ubwoko bwanjye. Abarozi bashobora kugufatira, bakakuzirika, bakaguhambira pe, bakashobora gufatira iterambere ryawe, bashobora gufatira umubiri wawe, bashobora gufatira urubyaro rwawe, bashobora gufatira imirima yawe, bashobora gufatira ubuzima bwawe neza, bakabufatira. Bisaba imbaraga rero kugira ngo baburekure. Uyu Farawo rero, Farawo yari yarafatiriye ubwoko bw'Imana. Icyo gihe yaburushaga amaboko, aburusha imbaraga, afite igisirikare bwo nta gisirikare bufite, arabufatira, abukoresha imirimo y'uburetwa. Abisiraheli babaho bari munsi y'uburetwa, bahinga, babumba amatafari, bubaka, bakora ibikorwa biteza imbere Farawo, ariko bo nta kintu namba babivanamo, ari umuruho gusa. Igihe kigeze rero Imana ibona yumva gutaka kw'abo bantu, ireba umubabaro w'abo bantu bari mu buzima bwo gukorera Farawo, atabahemba imyaka 400 yose, nta kintu abamariye, ari abaretwa ku manywa na nijoro, bakiza Farawo, bo nta kintu biyunguraho. Noneho Imana ifata ibyemezo, ihamagara Mose, iramuga ngo Mose nyine mu rubyaro rw'Abisiraheli, iramutuma ngo genda ubwire Farawo arekure ubwoko bwanjye.
buve muri iki gihugu bugende. Noneho rero sasa ko Farawo ubu bwoko nawe ntiyifuje kuburekura kuko yarazi icyo bumumariye. Hari ibikorwa byari bimaze bwakoraga kandi bukabikora budahembwa. Ntiyemeye kugira gute kuburekura, kugira ngo aburekure byabaye ngombwa ko habaho ibihano, akubitwa n'Imana. Imana imuteza ibyago, Imana imukubita kugeza igihe ari kuri ubwo bwoko. Ariko mbere yuko atangira gukubitwa, reka turebe mbere yabyo ukuntu byagenze. Mose atumwe kuri Farawo, abajije Imana uko azi ibyo azabwira Farawo. Mose ngo yari amaze imyaka 40 avutse, na Aroni yari amaze imyaka 83 ubwo bavuganaga na Farawo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, Farawo nababwira ati mukore gitangaza kibahamye, ubwire Aroni ati enda inkoni witwaje uyijugunye hasi imbere ya Farawo kugira ngo ihinduke inzoka. Mose na Aroni binjira kwa Farawo bakora icyo Uwiteka yategetse. Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be, ihinduka inzoka. Farawo nawe ahamagaza abahanga, umva ijambo noneho. Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi. Urumva ko Farawo yahamagaje iki? Abahanga n'abarozi, ari bo bakonikoni ba Egiputa. Buriya Bibiliya ivuga abakonikoni nabo n'abarozi, ngo nabo babigenza batyo babikoresheje iki? Uburozi bwabo. Urumva ko Mose atumwa kwa Farawo ntabwo yari yiteze ko ari buhure n'abo bantu. Imana yamuhaye inkoni iramubwira ngo genda uyikubite hasi, nugera kwa Farawo irahinduka inzoka. Agenda yizeye azi ko icyo gitangaza mu kugikora nta wundi wabasha kugikora. Nawe ubwo akigera kwa Farawo byaramutunguye, akibwira Farawo ati rekura ubwoko bw'Imana, dore Imana yambwiye ngo burekure. Icyemeza ko Imana yantumye, abafashe inkoni akubise hasi, inkoni ihinduka inzoka. Noneho Farawo arabireba atabababa, ibyo ngibyo ukoze, ibyo ngibyo niba ibyo ngibyo bikoze ari by'Imana yawe ikoze, nanjye abarozi banjye, abapfumu banjye, abakonikoni banjye ibi ngibi babikora. Ahamagara rero babakonikoni n'aba barozi biwe, abahamagaye ngo bakubita inkoni hasi bakoresheje uburozi bwabo. Urumva ko Bibiliya itsindagira ikemeza ko uburozi bubaho. Bakubise hasi inkoni bakoresheje bwa burozi bwabo, ya nkoni ivamo ndetse inzoka nyinshi. Igihe ya Mose yari havuyemo inzoka imwe. Nuvuga ngo rero hari ibiremwa ushobora kubona wowe ukibwira ko abiremwa bisanzwe, kumba ari ibiremwa bya kirozi. Ushobora kubona inzoka ukibwira ko ari inzoka nyanzoka, kumbe ari inzoka ya kirozi. Hano tubonye ko kwa Farawo abarozi n'abapfumu n'abakonikoni, abarozi abakonikoni n'abahanga bakoze inzoka ndetse havamo inzoka nyinshi. None rero aha haratwigisha, Bibiliya twigisha ko abarozi bashobora gukoresha uburozi bwabo bagakora iki? Bagakora ibisimba, bagakora inzoka. Ushobora kubona inzoka iwawe ari inzoka ya kirozi. Ushobora kubona injangwe iwawe atari injangwe nyanjangwe, ari injangwe ya kirozi, ari injangwe ya kirozi. Ushobora kubona iwawe inyenzi ari inyenzi za kirozi. Abarozi nabo babashije gukora iki? Inzoka aho ngaho zikanyanyagira aho ngaho imbere ya Farawo. Ndizera nashidikanya ko hari ikintu usobanukiwe rero, hari ikintu umenya rero. Ngo Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi, aribo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bajugunya inkoni ye hasi ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imiriza. Igishimishije nuko igitangaza cy'Imana, imbaraga z'Imana ziriho zibasha kumira imbaraga za Satani. Umuntu uri mu imbaraga z'Imana abasha kumira imbaraga z'abarozi. Umuntu uri mu imbaraga z'Imana abasha gusenya imbaraga z'abarozi. Imbaraga z'abarozi zishobora gukora nibyo, ariko uri mu imbaraga z'Imana iyo zije zimenagura za mbaraga zose za kirozi. Nasobanuye ngo imbaraga z'abarozi zikomoka kwa Satani, ni imizimu abarozi bakoresha hamwe n'imiti ivangavanze, kuko imyuka buriya iriya miti bamwe na bamwe abantu banywa mu bapfumu, bisiga mu bapfumu, bibwira ko ari imiti isanzwe, ariko iriya miti ntabwo aba ari imiti isanzwe, kuko buri miti yose aho bayikura mu mashyamba yo ngiyo n'iki nyuma yaho bisaba kugira ngo bagire ibyo bayitongeraho. Noneho kwa kuyitongera baba bayitongeramo ya myuka. Hari abantu bibwira ko imyuka kugira ngo ikore igendana n'amagambo y'umuntu avuga.
imyuka, ndavuga imyuka mibi. Noneho wa muti unyweye ntabwo uba ari umuti exactly, ahubwo uba ari umwuka. Wa mwuka sasa uragenda ukinjira mu buzima bw'umuntu, ukinjira muri wowe. Rero Imana amahoro ikubohore mu izina rya Yesu. Birashoboka ukaba udukurikiranye abarozi bagize gute, barakujengereje. Turaza gusobanura ibimenyetso bigaragaza, tuzasobanura ibimenyetso bigaragaza umuntu warozwe, umuntu ufite ibibazo bya kirozi, akaba ari guca mu bihe, ariko ibyo bihe ari imbaraga z'abarozi zibimucishamo, arizo zamuzinze, arizo zamufashe, arizo zamwitendetseho, arizo zimuziritse, arizo turaza gusobanura indwara, umuntu buryo ashobora kurwara indwara, izo ndwara ugasanga ni indwara z'abarozi, nibo bazimuteza. Noneho sasa umuntu akaba akarwaragurika, ariko muri uko kurwaragurika, ariko izo ndwara inyuma yazo ni imyuka y'abarozi, nibo bayimuroze, nibo bazinze umuntu, nibo baroze umuntu. Hari ingo nyinshi zisenywa n'abarozi. Hari abasore bakunda baba bafite abafiyanse babo, noneho abarozi bakabatandukanya. Abarozi wundi ni abakozi ba Satani mu isi y'umwuka, bajya batanga amaraporo mu mwuka. Hari amezi bageramo bagaterana mu mwuka bagatanga raporo. Kandi muri buri mudugudu buriya haba harimo umukuru w'abarozi, muri buri mudugudu haba harimo umukuru w'abarozi. None gitangaje, nta n'umuryango utagira umurozi. Mu bundi buryo nta muryango utagira umurozi. Nuvuga ngo ibyo tuzagenda tubisobanuraho gutyo. Noneho mu mikorere y'abarozi bashobora guterana ubwabo, bakiga kuri famiye runaka uburyo bagomba kuyizinga, uburyo bagomba kwiteza ubukene, bagomba kwiteza ibyago, bagomba kwiteza impfu zitandukanye. Hari impfu zitandukanye tuzagarukaho zisunikwa n'imbaraga z'abarozi. Kenshi na kenshi izi mpfu mubona zitunguranye tuzabigarukaho. Izi mpfu mubona zitunguranye, umuntu aryamye ararwaye umunsi umwe, umunsi wa kabiri ahise apfa, ziba ari impfu z'abarozi. Ni abarozi baba babikoze, baba batwaye uriya muntu. So rero Yesu Kristo narabisobanuye mu kiganiro cyatambutse, nsobanura yuko Satani ajugunywa mu isi. Iyi marayika aravuze ngo wasiwe ugushije ishyano nawe wanyanja, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi, ko azi yuko igihe asigaranye ari igihe gitoya. Satani mu kumanuka mu isi rero amanutse, uyu mujinya biravuga ngo afite, ntabwo ufitiye inyanja nk'amazi, ntabwo ufitiye isi nk'ubutaka, ahubwo nabari mu isi, nabakoresha, nabari mu isi, nabatuye ku isi, nabakoresha inyanja, nabakoresha ubutaka, n'abana b'abantu, nibo afitiye umujinya. Agitsindwa mu ijuru rero, urugamba rwe rwose yarwimuriye ku kiremwa muntu. Intambara yo yose yahise yimurira ku mwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ni iki? Ni umwuka w'ubugingo utuye mu mubiri, umubiri wavuye mu mukungugu wo hasi. Impamvu uvuga ngo umubiri wavuye mu mukungugu wo hasi, nuko hari abantu ushobora kubona yuko bafite umubiri, ariko uwo mubiri atari umubiri original. Umubiri original karimano ni umubiri w'inkomoko yawo, ni wo mu mukungugu wo hasi. Hari abantu ushobora kubona rero ukibwira ngo ni umubiri, kuko bishoboka ko ibiremwa by'umwuka bishobora kwambara imibiri, ariko iyo mibiri idafite inyama n'umubiri n'amaraso. Yesu asobanura iby'imizimu ku nyigisho y'umuzimu, yabwiye abigishwa be ngo umuzimu nta magufwa ugira ndetse nta n'amaraso ugira. Ni ukuvuga ngo noneho wowe ushobora kubona ikintu cyambaye umubiri, ariko uwo mubiri atari umubiri original. Kugira ngo umenye ko uwo mubiri ari original, ni uko wawugeraho ukawufata. Tubona muri kiriya gihe cya Burahamu, abamarayika binjira kwa Burahamu. Tuzi ko abamarayika atari biremwa bifite umubiri, ariko tukabona noneho biyambitse umubiri, bigiza abantu basa nk'abafite umubiri, baragenda bararya baranywa, ariko uwo mubiri bari bafite si umubiri original. Kuko umubiri original ni umubiri, ni umukungugu wavuye hehe? Mu butaka, wavuye mu butaka. Abamarayika rero bashobora kwambara imibiri. Icyo ubonye cyose gifite umubiri ntabwo bivuze ko uwo mubiri ari umubiri wo nyirizina. Ibyo rero bisaba ayandi mayere, ko bisaba ayandi maso atari ayangaya. Amaso atari ayangaya niyo abasha kubona atari ayangaya, amaso y'umwuka. Narabisobanuye mvuga yuko Imana yiremye umuntu imuha amaso agera muri 4. Hari amaso y'inyama, ayangaya abona ibingibi bigaragara. Hakaba n'amaso y'imbere abasha kureba ibyo amaso y'inyama atabona. Noneho rero bamwe hari abafite ayo maso yahumye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mufite amaso ariko ntimureba, mufite amatwi ariko ntimwumva. Hari amatwi y'imbere abasha kumva ibyo amatwi yo hanze atakumva, hakaba amaso y'imbere abasha kubona ibyo amaso y'inyuma atabona. Kimwe rero mu barozi bafite umurozi ashobora kureba umwana wavutse
niba ari umwana akamenya ngo uyu mwana azaba iki, afite destiny runaka, azaba umuyobozi, hariho inyenyeri, afite inyenyeri y'ubuyobozi, akaza agafata inyenyeri ya wa mwana akayitwara rupete sekiriya. Ibyo ni ibintu bikorwa mu mwuka, ni ibintu rero mu kazi ka Satani. Iyo hari icyigisho navuze cy'ubujura bwo mu isi y'umwuka, ubujura bwa bundi Yesu yavuze ngo umujura nta kindi agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura. Umujura, Yesu avuga iby'umujura, ntabwo yavugaga umujura uyu w'umubiri w'umuntu, uyu no muntu nyine umuntu, yavugaga umujura Satani. Kandi Satani wibuke ni ikiremwa cy'umwuka. Iyo yiba rero yiba mu buryo amaso yawe atabona, yiba mu buryo amaso ntiwamenya ko yanakwibye, ntiwamenya ko yakwibye. Abarozi bakwibye ntiwamenya ko bakwibye. Hari abantu benshi bagiye bapfa mu buryo butandukanye, ariko izo mpfu ari impfu zidasobanutse, ahubwo ari abarozi babibye bakabiba. Imana amahoro iguhe umugisha. Rero ndagira ngo rero mu kanya tusobanukiwe imikorere imwe y'abarozi. Hano tubona ko mu gihugu cya Egiputa Farawo yarabafite abibitseho. Mose agenda nk'umukozi w'Imana, nakwita ko bari abasatani ariko bakorera Farawo yarabibitseho, bakubita inkoni zabo hasi zihinduka inzoka. Icyo ni ikintu kikweretse ko abarozi bashoboraga guhindura iki. Mu cyago nanone mu gice cya 14 tubona nanone abarozi babasha gufata iki, amazi bakayahindura iki, amaraso. Ngo Uwiteka abwira Mose ati umutima wa Farawo uranangiye, yanga kurekura ubwoko ngo bugende. Mu gitondo uzajye kwa Farawo, dore azaba ajya ku ruzi, nawe uzahagarare ku nkombe y'uruzi umutegereze, kandi uzitwaze ya nkoni yahindutse inzoka. Umubwire uti Uwiteka Imana y'Abaheburayi yakuntumyeho ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorere mu butayu, none ugejeje aho utaramwumvira. Uwiteka aravuze ngo iki nicyo kizakumenyesha ko ari Uwiteka, dore ngiye kugukubitisha amazi y'uruzi inkoni nitwaje hinduka amaraso. Amafi yo mu ruzi apfe, uruzi runuke, Abanyegiputa babihirwe n'amazi yo mu ruzi. Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni, jyana inkoni witwaje, urambura ukuboko kwawe hejuru y'amazi yo muri Egiputa, ku nzuzi zabo no ku migende y'amazi yabo no ku bidendezi byabo, naho amazi aretse hose ahinduka amaraso. Kandi mu gihugu cya Egiputa hose hari buba amaraso mu mivure y'ibiti no mu bibindi by'amabuye. Dusimbutse rero kugira ngo tubyumve 22 noneho ngo n'abakonikoni b'Abanyegiputa babigenza, ariko ku murongo wa 26 ngo Mose na Aroni babikora uko Uwiteka yabitegetse, amanika iyo nkoni akubitira amazi y'uruzi mu maso ya Farawo, mu maso y'abagaragu be, amazi y'uruzi yose ahinduka amaraso. Amafi y'uruzi arapfa, uruzi ruranuka, Abanyegiputa ntibabasha kunywa amazi yo mu ruzi, amaraso aba mu gihugu cya Egiputa cyose. Ku murongo wa 22 urumva ibyo ni igitangaza gikozwe n'Uwiteka, ni umurimo ukozwe na Mose ariko akoresheje za mbaraga Imana yari yamuhaye zari ziri muri ya nkoni. Reka rero wumve n'abakonikoni n'abarozi nabo barabikoze. Ngo n'abakonikoni n'Abanyegiputa babigenza batyo, ngo babikoresheje uburozi bwabo. Urumva ko babakonikoni b'Abanyegiputa nabo babikoresheje iki, uburozi bwabo. Wabyumvise neza ngo n'abakonikoni b'Abanyegiputa babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yavuze. Urumva ko abakonikoni nabo babikoze, nabo baragize gute, bakubise ya nkoni yabo ku nzuzi ihiso, babikoresheje iki, uburozi bwabo. Ibyo ni ibikorwa bimwe na bimwe Bibiliya itwereka bya kirozi. None reka ngukangureho gato, ibuka ibi bintu byabayeho mu binyejana byahahise mbere yuko Yesu aza mu isi. None niba ibi bintu byarakorwaga mu bihe byahahise mbere yuko Yesu aza mu isi, uribwira ko muri iki gihe cya none cy'ikoranabuhanga abarozi bo muri iyi minsi imperuka babasha gukora ibiki? Bashobora gukora ibirenze ibyo ngibyo. Ariko turashimira Imana ko no muri iki gihe cy'ikoranabuhanga natwe Imana yacu ibasha gukora ibirenze iby'abarozi byose bakora. Dufite Imana ifite imbaraga. Naravuze ngo ubwami bw'Imana subw'iki amagambo, ahubwo n'ubw'imbaraga. Icyo ni cyanditswe kiboneka mu Bakorinto ba mbere igice cya 2 n'umurongo wa 4. Biravuga ngo ubwami bw'Imana
si ubw'amagambo ahubwo n'ubw'imbaraga. Ubwami bw'Imana n'ubw'imbaraga aho bugeze burasatura, buramena, burashwanyuza. Imbaraga z'Imana aho zigeze za Satani ntabwo zishobora kugira gute kuhaguma. Imbaraga z'Imana aho zigeze iza gikonikoni, iza kirozi, imikorere yose y'uyu ya kirozi byanga bikunda iganzwa, itsindwa n'imbaraga z'Imana, kuko imikorere ya kirozi ni imikorere ya Satani, ni imikorere yiba yicikarimbura ariko ni ya Satani. Iyo mikorere rero ya Satani hari izindi mbaraga tubona za Yesu Kristo zibasha gutsinda izo mbaraga z'imikorere ya kirozi. Birashoboka rero sasa ukaba urimo uraca mu bihe utasobanukiwe, rimwe na rimwe ibyo ucamo ukabyitirira Imana, ibindi ukibaza se kuki ibintu ndi guca muri ibi ngibi bikagucanga, uri mu rujijo rw'ubuzima, mu rujijo rw'imibereho, ucanganyikiwe, wabuze amahitamo, wabuze n'icyo ukora. Ndagira nkubwire ngo niyo mpamvu Yesu yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura, mwemere munyigireho, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Nta kindi rero Satani akora iyo ashaka kurushya umwana w'umuntu, iyo ashaka kuremerera umwana w'umuntu kugira ngo amwikoreze ubuzima bumuremereye, kugira ngo amwikoreze umuryango umuremerere, urugo ubwarwo rukuremerere kubera ikibazo, umubiri wawe nyirizino kubera ikibazo, nuko akoresha aba bantu. Hahagurutse umuntu ukwanga, umuntu akakugirira ishyari, akagirira ishyari umuryango nyirizina, akagirira ishyari umuryango nyirizina, yagira ishyari umuryango nyirizina, agahagurutswa no kujya kurogesha wa muntu, kumuroga. Nkubwire ngo ibyaha birarogwa, umuntu ashobora kukuroga neza bakaguherereza umwuka, ukaguteza kunywa ibiyobyabwenge. Umwana ukabona ari umwana utuje rwose w'ikinyabupfura, ariko igihe kimwe ukagira ugasanga yarahindutse. Ntabwo umuntu ashobora kwihindura ubwe ku giti cye, ni umwuka aba yoherejwe. Hari uwo bamuroze akamutongera uwo mwuka ukamwinjiramo, ukamutera kunywa ibiyobyabwenge. Ari umwana ufatika, usobanutse, ubona ufite ikinyabupfura. Umuntu ashobora kukuroga ubusinzi neza bakakoherereza ishitani, rikaza rikakwinjiramo, rikaguteza kunywa inzoga nyinshi cyane, aho noneho utabasha gutekereza ku buzima bwawe bw'ahazaza, ku muryango wawe, ku iterambere ry'umuryango wawe, ku iterambere ry'ubuzima bwawe nyirizina. Amafaranga yose ubonye ukazajya wirukankira mu kabari. Umuntu ashobora kukuroga ubusambanyi, baraburoga. Umuntu akaroga ubusambanyi neza ku buryo yisanga abaye imbata y'ubusambanyi, ava kuri yajya kuri yava kuri uyu, agahetura. Niba ari umugabo agahetura inkumi n'abagore n'abakobwa, ntatoranya ababi n'abeza, bakecuru n'abasaza. Niba ari umukobwa nawe nuko nguko ntatoranye, agahetura, akaba muri ibyo bintu, akaba imbata yabyo, ariko atari we wabihisemo. Haburiya ntimukazajye mucira imanza abantu mubona bari ahangaha. Ibyo bakora ntabwo baba babyiteye, hari imbaraga z'umwanzi ziba zarabinjiriye, ariko izo mbaraga z'umwanzi ni abarozi baba bazitongeye. Satani hano ku isi ntabasha gukora ku giti cye, ibyo ntibishoboka. Nk'uko Imana nayo hano ku isi kugira ngo ikore ubwayo ntiyakora ku giti cyayo, biyisaba gukoresha umuntu. Kuki isi itigeze ijya kwa Farawo ngo ivugane na Farawo imbona nkubone, ibwire Farawo ati yewe Farawo we, rekura ubwoko bwanjye bugende. Imana mu mikorere yayo biyisaba kugira ngo ifate umuntu wayemereye imukoreshe. Na Satani rero mu mikorere ye, kuko yigana Imana, bisaba kugira ngo kwa Farawo yarahafite abamuhagarariye, kwa Farawo yarafite abakonikoni, yarafite Satani. Noneho isi tuyibona nk'ikibuga cy'intambara hagati ya Satani n'Imana. Satani ashaka kuyobora iyi si ikaba mu biganza bye, ndetse n'Imana nayo iyi si ikabishaka, kuko ni nayo nyirayo, niyo yayiremye nyirizina. No mu bihe bizaza tuzagaruka, tuzigisha, dusobanure ubwami bw'Imana, dusobanure igihe ubwami bw'Imana buzaza bugakuraho ubwami bwa Satani n'ubwami bwa kimuntu, noneho hakimika ubwami bw'Imana. Imana ikaba ari iyobora iyi si, ikarangwa n'amahoro, ikarangwa indwara zigacika mu isi, intambara zigacika mu isi, ubukene bugacika mu isi, inzara igacika mu isi, ku ngoma y'ubwami bw'Imana. Rero muri iki gihe cya none twavuga ko Satani mu isi mu mwuka asa nkaho ari we mwami w'ab'isi. Niyo mpamvu Yesu aza yavugaga ngo umutware w'ab'isi yaraje. Yavugaga Satani, yabonaga abantu baje gufata Yesu, akabona ukuntu bamukoba, akabona ukuntu Satani, Yesu akamenya ngo abasibo ni shitani. Ibuka Yesu ku musaraba yarebye abantu ukuntu barimo baravuga ngo yakijije abandi, we ntabasha kwikiza. Niba si uri umwana w'Imana ikize, natudukize. Yareba bari abantu bose uburyo
bamujoraga n'uburyo bagiraga gute bamukobaga. Akavuga ngo data bababarire kuko batazi icyo bakora. Mu mwuka yararebaga akabona amashitani yabinjiyemo, niyo ari kubaha kuvuga ibyo bavuga, niyo ari kubaha gutekereza ibyo batekereza. Umuntu ku giti cye ntashobora gutekereza ikibi ngo agitekereza gicurire muri we, nta mwuka winjiye mu mitekerereze ye umuha gutekereza ibyo bibi. Imana amahoro idufashe kandi iguhe umugisha wari uduteze amatwi. Ndagira twavugaga ku mikorere y'abarozi n'imbaraga z'abarozi, tugaragaza ko hari ibiremwa bya kirozi abarozi bashobora gukora nk'inzoka, amazi, ibikorwa bimwe na bimwe bishobora gukorwa n'abarozi. Birashoboka rero ukaba uduteze amatwi ariko mu buzima bwawe warazinzwe n'imbaraga z'abarozi. Ntabwo Imana yatuma utabyara, ntabwo Imana mu mugambi w'Imana. Ubundi Imana iravuga ngo izi ibyo ibwira ko tugirira si bibi kugira ngo tureme umutima wa hejo hazaza. Yeremiya 29:11 ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi kugira ngo mbare umutima wa hejo hazaza. Amaganya Yeremiya 3:33 akavuga ngo ntabwo Imana inezezwa no kubabaza abantu iteka cyangwa kubatera agahinda. Imana rero Bibiliya ikakwereka ko Imana ubwayo itanezezwa no kubabaza abana b'abantu cyangwa kubateza iki agahinda. Ako gahinda kawe, ibyo bibazo byawe, ndajya nkubwire ngo hari ikibyihishe inyuma, hari umurozi ubyihishe inyuma. Iyo mvuga umurozi ugiye wibuka ko uwo murozi ni Satani umukoresha. Rero hari umurozi wishe inyuma y'ibyo bintu, ariko imbaraga z'Umwami Yesu ziteguye kukubohora, ziteguye kugukiza, ziteguye kuvana iyo mikorere y'umwanzi ku buzima bwawe niba utaramwizera rero, kuko imbaraga za Yesu zonyine nizo zitsinda imikorere y'abarozi, nizo zikubita hasi imikorere ya kirozi, nizo zikubita hasi imikorere ya Satani. Niba utarizera Yesu Kristo Umwami n'Umukiza n'Umucunguzi w'ubugingo bwawe, ahubwo ugafata ibyemezo byo kuba ngo nawe ugiye kurogesha wa wundi wakuroze, menya ngo niba ugiye kurogesha wa wundi wakuroze, nawe uhindutse umurozi. Mu kindi gice ubaye umugaragu wa Satani, ubaye umwana wa Satani, ubaye umukozi wa Satani mu gihe cyo kurimbuka, cyo gucibwaho iteka, ko Satani amaze gucirwaho iteka. Ariko mu gihe cyo kujugunywa mu nyanja k'umuriro n'amazuku, Satani ariyo Jehanamu biritwereka, nawe uzayijugunywamo, nawe uzashyana nawe. Rero biragusaba ko ntabwo umurozi ukuroga umurogesha, ahubwo wakira Yesu Kristo Umwami n'Umukiza n'Umucunguzi w'ubugingo bwawe, ugahinduka ukagendera mu nzira z'Umwami Yesu. Yesu akazana protection, akazana uburinzi ku buzima bwawe, aho imbaraga z'abarozi zidashobora kugushobora, kuko uburinzwe n'imbaraga zikomeye z'Umwami Yesu. Umwami Yesu aguha umugisha. Rero utaramwakira, ndagusaba kugira ngo umwakire kano kanya, cyangwa se uraza kubonana nimero zacu imbere ya za Spring aho ngaho za Tsinda TV, hanyuma tuzagufashe, cyangwa se wegere n'ahandi wabona umukozi w'Imana abashe kugufasha. Imana amahoro igumugisha. Birashoboka rero ko ufite izo ndwara z'inkorano, abarozi bakoherereje inyatsi, abarozi bakoherereje ibintu byinshi, ugasanga ni iby'abarozi. Tuzagaruka mu kiganiro gikurikiyeho, turaza kugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko warozwe wowe, ibimenyetso bigaragaza ko ushobora kuba wararozwe. Imana amahoro igumugisha. Reka dusoze dusenga. Uzakurikirane episode y'ikindi kiganiro cya kabiri, ikindi kiganiro kigiye kuzaza kizaba gisobanura ibimenyetso bigaragaza ko ibibazo ucamo ari uko warozwe. Imana ikugirire neza. Ndabasengeye bano bene data muri Kristo Yesu bari bakurikiye kino kiganiro, umugisha w'Imana babeho, imbabazi n'ubuntu bikomoka muri Kristo Yesu bibabeho. Buri wese waruri guca mu bihe bigendanye n'imbaraga z'abarozi, amaraso ya Yesu ndayayohereza kuri we kugira ngo amubohora, asenye imikorwa bya kirozi ku buzima bwe. Uyu muntu yakira ubuzima, yakira ubuzima, yakira ubuzima, kuko ijambo rya rivuga yuko Yesu Kristo cyatumye rekanwa kugira ngo mareho imirimo ya Satani, kandi muri imirimo ya Satani harimo niyo mirimo ya kirozi. Nkuko inzoka z'abarozi zamizwe n'inzoka Mose yakoze, ndasenze kugira ngo iyi mikore y'abarozi imirwe n'imbaraga z'Imana kuri uyu muntu wizera Imana mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Shalom, shalom, shalom.